umugore wa Dawidi yamenyekanye, umugore wa Dawidi yagaragaye mu bwiza. Nibanga hano tugiye kubamenera, ariko murushirizeho kumusengera. Ni amakuru y'umugisha tugiye gutangaza, ariko murushirizeho kudushyigikira gusenga, kuko ngira ngo umumama ntacyo bitwaye tumuvuze cyangwa tumutangaje. Nta ngaruka, nta nkomyi, uhoraho akumezagirire cyane. Mu by'ukuri Imana yampaye ubutumwa ku gihugu cy'u Burundi, irambwira ngo haleluya, irambwira ngo dore u Burundi nabusezeraniye umwami Dawidi, araza muri uyu mwaka. Dore sendi de defudede, iyo bizagenda uko. Ibyo twabigarutseho ntabwo mbitindaho kubwo umwanya, mwihangane. Noneho rero ubwo butumwa ndabubandanya kugeza kuri iyi tariki turimo, nari nkibubandanya. Marayika rero yasuye ampa ubutumwa bwihutirwa. Mama perezida, mama w'abarundi bose, abari mu Burundi n'abari hanze y'u Burundi, dore umupfasoni mukwiye kuzubaha, umupfasoni mukwiye kuzamenya uko mumusengera. Uyu ni we beri mugiye konka, nk'umumama uzaza ari ubuheta ku bamubanjirije. Hano hari Ndayubaha Angelique, ndayishimiye, Denise Bucumi, Nkuru Nziza, n'abandi batandukanye bagiye baboneka mu biringo byaheze by'abaperezida bagiye bavaho. Uko bagiye bibonekeza bose mu kubaha abatware babo, mu kubashyigikira, circulation, muvoma, uhereye ku gihe cy'abami. Uburundi bwayobowe n'abagabo n'umugore umwe wahagaragaye, ariko n'abagabo bari bafite abagore. Uyu mumama rero ugiye kuza, uyu mumama tugiye kuvuga, uyu mumama dutangaje, uyu mumama tuvuze, mama Dawidi, uyu niwe buheta bw'abagore bose bo mu Burundi. Ariko si nyina wa Jambo, si nyina wa Yeza k'abakatolike. Ngewe muvuze ko Imana ivuze ngo tumuvuge, kandi ntugire ishyari, ntunababare. Sabe n'abandi bagore baba ministeri, ntimugire ingorane. Sabe n'abandi bagore baba perezida, ntimugire ikintu icyo ari cyo cyose kibi mu mwiyumvira ko koko uhora watoranya uko agomba, agakora uko ashaka, akavuga uko ashaka. Ngira ngo nta n'umuntu wigeze agaruka kuri ubu butumwa ku mbuga nkoranyambaga. Niba hari ahandi wabubonye umpiyorika, ariko ntaho. Icyakora yenda harimo bene data cyangwa bavandimwe cyangwa n'undi muntu wazahitana wavuga ati nanjye hari ibyo nabonye, hari n'ibyo numvise. Nababwiye ko ubuhanuzi Imana impa ntidutirisha, ntidukopera. Nta muntu mukunda kubona yicaye aha ngo nta bindi binyamakuru mutubonaho. N'ubutumwa ni misiyo ndimo uhoraho yampaye. Nihera nzagaruka tugendane mu by'ijambo ry'Imana mu ivugabutumwa cyangwa se n'ubundi butumwa butandukanye, ariko hano turi muri misiyo. Uyu munsi rero tubazaniye agaseke k'umugisha gapfundikiye, ariko twifuza kubapfundurira k'umugore wa perezida mushya mu gihugu cy'u Burundi, k'umwamikazi mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mumama ni umumama navuga mwese abamama muzajya mureba no gufungura udushumi tw'inkweto bikabagora. Ntabwo ari umwasama, ntabwo aje gukora ibara n'amarorerwa, oya. Ni umuhanuzi kazi, yuzuye Roho Mutagatifu, ni naturel, ni umurundi kazi utiyambije ho akantu na gatoya. Ego, kandi ibyo bihinduwe n'umwami Imana wo mu ijuru. Nibyo ntabwo ariko tuvuka twese, simvuze ngo uko niko avuka, ahubwo tuvukira mu isi y'icyaha, tukabyarwa n'abanyabyaha, tukarimanwa gukiranirwa. Uyu rero muri kubona uhoraho agiye kumuhindura, amuhindura ururimi, amuhindura amaso, amuhindura amatwi, amuhindura akanwa, hama amubahe yuzuye. Nk'uko muzi Adamu yahawe Eva, uyu nguyu niko Imana igiye kubaha Eva mu Burundi, mu gihugu cy'isezerano, kandi akaza adakoze ibyaha, akaza atari umugabitanya w'ibyaha, akaza atari vayanze mu byaha, ahubwo akaza avuga ubutumwa bwiza bwururutsa imitima. Ngira ngo ni ubutumwa bwo kwishimirwa no kunezerwa muri aba bamama bose bagize iki gihugu. Ni ukuri Imana ibatoranyirije umwamikazi wa Dawidi.
nyemerera tubanze dusenge noneho tududurire ko cyangwa se tuduge ku ijambo ryo kuba twishimiye kugendana namwe muri uru rugendo. Mwami Yesu, utavuze nta wavuga, udakoze nta wakora. Umwanya nk'uyu n'akanya nk'aka turagushimiye. Wimika abami ukimura abandi, unyuranya ibihe ukanyuranya indimi. Uyu mushiki wacu turamugushimiye, turamukuragije, turamukweretse. Ntabe twe tumuhanuye, ntabe twe tumuvuze, ntabe twe tumuhishuriwe, ahubwo biba ari umugambi wawe n'intego yawe n'umukoro wawe Mwami. Ngaho rero bibera umugisha bene data bose bakurikiye ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV gatatu. Ni ku bwawe si ku bwacu. Urakoze kubiroranya kandi ukabiha umugisha n'umurongo mu izina ry'umunyanazareti. Amen. Wowe mushyashya turagushimiye gukanda saboni. We dusanga rukorera iki ndetse no muri comment utanga igitekerezo cyawe kandi turacyubahiriza tukabasubiza. Turabashimiye ubufatanyabikorwa bwanyu bwiza muri siyasi z'umwuka ndetse no muri siyasi z'imene. Mu by'ukuri rero uyu mumama abarundi bamutegereje igihe kirekire, bamubwiwe igihe kirekire. Ntabwo Dawidi azaza nk'umwami utagira umugore, ntabwo azaza nk'umwami udafite, oya, ni umwami ufite umugore. Ariko umugore yamenyekanye mu ntara zose. Turagira ngo tubahire itangazo mu gihugu hose, turagira ngo tubabwire ngo yego, nta kinyoma kirimo, nta gihuha kirimo, nta kwihenda, oya, oya. Umuntu wihenda n'udasenga, ariko umuntu wama mu gusenga hamwe n'Uwiteka. Pawulo aravuze ngo dukubita ibipfusi ariko ntituyoba, ntiduhusha. Niringiye ntashidikanya rero ko ubutumwa tubazaniye ni ubw'umugisha, ni ubw'agakiza, mu butegere bubatembe neza mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo yazigera yambara inzahabu. Uyu mudamu ntabwo azigera yambara inzahabu kugira ngo mwemere. Ndavuga nk'ibintu bigeze nko mu 10 bizamuranga. Uyu mumama ntabwo muzamubona n'umunsi n'umwe ari mu ikoraniro ry'ababi. Ibyo ni ibintu bizamuranga ko ari umwamikazi. Uyu mumama ndamuvuga, muzamubona mu bagore b'abaperezida aza muri nimero ya mbere ku mugabane urenze umwe. Noneho abandi bamama b'abaperezida bazaza guhaha ubwenge kuri uyu. Ubwo ndi kuvuga identite ye yo mu buryo bw'umwuka. Uyu mumama afite ubushobozi bwo kwiyiriza ubusa iminsi 4 akarokora igihugu cyangwa umugabo we cyangwa urugo rwe. Niwe mumama mwese kandi aracyari muto. Genda ko karicometse ariko mbivuze uko nyene. Mungu asifiwe sana. Uyu mumama ndamugarukaho kuko niwo kindi kizamuranga. Azakunda aboro kubazamura. Iyi mpano iri muri we no mu maraso. Aboro. Uyu mumama azubaka ingo nyinshi zose muri iki gihugu cy'u Burundi. Gose abamama azabashyira ku murongo. Hano hari abamama batari ku murongo, muzajya ku murongo ku bw'uyu mumama. Yego. Ntabwo uyu mumama muzigera mumubona ari kunywa vino. Oya. Izo yanyweye yarazinyweye, izo atanyweye oya. Ni umumama utari umunywi wa vino. Icyo mukitege kandi mukitegure. Haleluya. Haleluya. Uyu mumama kindi kizamuranga, afite ingendo mu gihugu. Uhoraho azaba umufasha w'igihugu. Urazamwubakisha igihugu cy'u Burundi gikenye umufasha. Rero iyo koti iyo kubaho igihugu nta mufasha gifite wo kugifasha,
uhoraho wabishyizeho iherezo, igihugu kigiye kubaho gifite umufasha, umufasha, umufasha. Burundi bufite umufasha. Umusore abaho nk'umusore iyo nta mugore afite, muzi ubuzima abamo. Igihugu rero iyo kidafite umufasha mwiza, urugo iyo rudafite umugore mwiza, mwibuke iyo situation uko ibihagaze, benshi murabizi, munkurikirana mufite ingo, cyangwa se mukurikirana ubutumwa bwiza Yesu anyuza muri gi, mufite ingo, murabizi. Rero mu myaka mumaze abarundi, mu minsi mumaze abarundi n'abarundi kazi, ubu nibwo mugiye kubona mama perezida utajagaraye, utari umwibone, utari umusuma, utari umuntu, mbese murajya ni umuntu uvutse ukwe kwa wenyine. Esther agiye kuvuka muri iki gihugu, uwitwa Rusa agiye kuvuka muri iki gihugu. Uyu mutima wari uri muri Rusa n'uwari muri Esther, uyu mutima wari uri muri Ana, murawubona icyarimwe kuri uyu mumama hano tugiye kuvuga, muka perezida. Yego, yego. Niba hari ikindi kintu kizamuranga, abantu mwibungenza, abantu rwose mubyara, mugiye kuzabyara mu munyenga, muri free kwa gusa, muzajya mugira ngo sinzi muzamwita amazina, muzamutazira, ariko icyubahiro cyose azagira Imana. Uyu niwe mumama uzicara kuri iyi ntebe yo kuba mama perezida, akarinda yihagurukaho atinjiye mu nzu y'umupfumu cyangwa y'umurozi uwo ari we wese, uwo ari we wese. Yego, abandi byarabagoye, n'ubu bikibagora, ariko uyu nguyu azahatambuka neza. Niko kuri. Uyu niwe mumama uzicara mu gihugu cy'u Burundi, yavuga ijwi rimwe, muzajya mumukurikira rwose. Abadamu mwese b'igihugu cyose muzajya mumuyoboka, mumwumve, mumwumvire, mumukunde, kandi afite ubushobozi koko marayika azaba ari muri we. Mungu asifiwe sana. Uko niko kuri, nta kinyoma kirimo. Haleluya. Tepo keshezere de bo. Zomene ya zopa ya orovibayo kamene kuwa. Haleluya. Uyu niwe uzagendana namwe mu bimenyetso n'ibitangaza n'utwumisa. Ubwo mu Burundi birema bizaba bihaguruka, bipfa amatwi biziburuka, ibiragi biririmba, ibimuga bimuguruka, mu rurimi rwanyu uko mubivuga, ngira ngo ni mu buryo butandukanye. Mu Rwanda ho tuvuga abafite ubumuga. Mu by'ukuri rero nagira ngo guhumurize nkubwire ngo buno tuvugana uhoraho yamaze gutoranya. Adamu yarabonetse na Eva arabonetse, Aburahamu yarabonetse, Sara nawe arabonetse. Yego, rero ibintu amata byaye amavuta, ubuzima bubaye bwiza cyane. Navuga ngo kudesha po barundi kazi. Rero mufatikanyirize hamwe gusenga, mwizeye, mwiringiye, kuko umupfasoni wa perezida, cyangwa se uyu mupfasoni ugiye kuba mama w'igihugu cy'u Burundi, habanje Denise Bucumi Nkuru Nziza, haza Ndayubaha Angelique Ndayishimiye, ngira ngo abona abavuba nyene, abandi bo tubihoze koko n'ubundi bo nabatamakazi barashaje cyane, ariko ngengaruke hano hafi mu butumwa bwiza bwihutirwa. Uburundi burosa umugisha, Burundi burosa amahoro, Burundi burosa amashimwe, koko uhoraho arema Adamu yamuremeye na Eva, kandi ukurusha urugo mu Kirundi nukurusha umugore. Buryo umuntu akurusha umugore, ushaka kuba ufite imiduga n'ibindi ukurusha umugore abakurusha urugo. Rero kuko nk'uko byagenze isi ibaho, kuriya uhoraho yatoranyije uwitwa
Aburamu waje kwitwa Aburahamu, ikamutoranyiriza uwitwaga Sarayi waje kwitwa Sara, niko Uburundi umukama yabuhaye umugore wa Dawidi. Ubwo ni muka Aburahamu, ni muka Dawidi, ni mama perezida, ni mama wa nji ya Urundi. Donc Uburundi ubwo burose umugisha, ngira ngo Murundi duteza amatwi aho Imana icyubahiro. Uyu ni umumama nabonye ndatangara cyane. Ni umumama uzaba umuhizi. Urumva mu bamama babayeho mu Burundi, mu ntwari z'abarundi kazi, mu bahizi b'abarundi kazi, uyu mumama azaba ari number 1, azaba ari number 1, azaba ari number 1. Haleluya, azaba ari number 1 kubera ko ubutumwa bwe buratomoye rwose, buratomoye rwose. Uhora yonyeretse ari umupfasoni wize ufise indero w'umuyahudi w'umurundikazi. Ngira ngo niwe tugiye kubabwira. Uyu muyahudikazi w'umurundikazi rero abamwiziga, abamwiteguye, ngira ngo twavuga ngo prestation, kandi twavuga ngo bravo, kandi twavuga ngo Uwiteka ashimwe tumuhaye icyubahiro. Isaruti y'Imana na amaboko yose. Mungu asifiwe. Uyu murundikazi Bibiliya iyigarutse ku mugore mwiza iravuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Hano hari abamama bagiye abamama mu bikombe bitandukanye, mu buhizi butandukanye. Mwagiye mubona uko Ndayubaha yitwara, mubona uko Denise Bucumi Inkuru Nziza yitwara. Aba bapfasoni bose imigenzereze yabo mwarayibonye. Harimo uyuwe wagakura Mukaneva, uyuwe rwose ngira ngo we rwose ebana we ntasanzwe, ni umuntu uraho. Ntabwo rero byoroshye ko umuntu yambarira miliyari Uburundi bukenye kuri uru rwego. Nyene cyubahiro Uviriza Ndayishimiye ntabwo uyuje, ntabwo ameze nkawe. Uyu mugore wa perezida Nkuru Nziza ni umuntu wifitiyemo muri we impembo navuga y'abamama b'abahanzi, y'abakobwa b'abahanzi. Aba bantu nyine bambara inzahabu, bakisiga inzahabu, bakagendera mu nzahabu, bakaryama mu nzahabu, bagahora bameze nk'indabyo. Uriya siko namubonye vraiment. Ni umumama mwiza utoranyijwe n'Imana. Mu ntara zose azababera umubyeyi, mu gihugu cyose azababera umubyeyi. Nimba ivuga uko ubyumva uko namubonye ndamuvuga uko, ntagabanya ntanongera. Ni umumama udasanzwe w'umuhizi mu ntara zose. Kuko Bibiliya ivuga ngo isengesho ryiza ry'umugore wa perezida, cyangwa se isengesho ryiza ry'umugore uwo ari we wese, rirokora umugabo rikarokora n'urugo, ubwo rirokora n'igihugu. Uyu mumama ni umumama marayika yashingiye inaha arambwira ngo afite ubushobozi. Hari igihe bavuga capacité cyangwa ubushobozi. Afite ubushobozi bwo gusengera igihugu, afite ubushobozi bwo kuvuga ijambo rikumvikanira mu gihugu hose icyarimwe, kandi Imana ikarikoreraho. Uyu mumama afite ubushobozi muri we. Ni umuhanuzi vraiment. Ni umuhanuzi uzajya yerekwa, nta by'abapfumu. Ni umumama uzarwanya kiranka akayitsisuza. Ngira ngo nibyo byishimo bizabaho mu Burundi. Umumama wese uzagirirwa umugisha akaba kuri iyi ngoma. Ntabwo uyu mugore wa perezida uzamwibagirwa, ntabwo azava mu bwenge bwawe, ntabwo azava mu mutwe wawe. Koko ni umumama uzashyiraho indangagaciro. Ingo zasenyutse zarasenyutse. Ba bagore bameze nk'amashitani, nka babandi njya mbona ngaha iwacu bajya kuri YouTube bakamamaza ubusambanyi, ubutinganyi, babandi bidekarara ko ari indaya karundura.
mu Burundi muzaba abantu ba mbere bafite akaranka. Umuntu uzajya ukenera kuzana umugore azajya ashakisha uburyo yakinjira i Burundi, arambagizeyo bimugoye cyangwa byoroshye, ariko umupfasoni uzajya uva muri iki gihugu. Apana mwe bubu mujya mu bapfumu, apana mwe bubu mucururiza ku miti, mwe mugenda mwambaye inzaratsi cyangwa se ibyatsi bitsindo n'ibikagiro. Oya, apana bubu munywa ibiyeri amaso akabashiramo. Buno umugore azaba ari ku murongo, ku rwego mpuzamahanga. Buno iyo babaze Ethiopia iza ku rwego mpuzamahanga, u Rwanda, u Burundi, ntabwo bizaba ari ibyo gusa. Buno Abahinde nibo ba mbere ngira ngo bari ku rwego mpuzamahanga. Bigoye ko wakura umugeni mu Buhinde, umukobwa w'umuhinde buno kumurambagiza ukamutereta ukamugira umugore. Ngira ngo nicyo gihugu byagorana kuruta ibindi bihugu byose byo mu isi. U Burundi buzaza kuri uru rwego bunaruruti, ariko Ubuhinde bwo ni imico kama ya Hindo n'Abahinde nyine bakoresha iyo migenzo yabo. U Burundi buzaba buhagaze mu mavuta ya Dawidi, bwo buzaba ari isezerano, bizaba ari itegeko ry'Imana, bizaba ari ubutware n'ubuhizi n'ubutore bwa Data na Mwana n'Umwuka Wera. Haleluya. Ndiyo Bwana, tunakurudishie tukufu wako Jehova. Ndiyo Bwana, wasayiri utukufu mirere. Nukuvuga ngo umuvumo uzava mu bakobwa no mu barundi kazi, usubira mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Ndi umuhanuzi Marite, ibi bintu byandike, ubyandike, kandi ntabwo ari nza mukazoza nza. Oya, ibi bintu ubyandike. Aba bana banyu bavuka mukabaca indasago mukabamurikira kiranka. Oya, kiranka mu Burundi azatekera, azomongana, azahunga, azava mu gihugu. Tepo keshezerererebo kiranka. Uyu mugore azamukarira, kandi si uyu mugore. Ngira ngo muzajya muvuga muti nta mugore nta mugabo, uhoraho yaratwihezagiriye. Abarundi bazubaha kuriya muza. Abarundi ba mbere bubahaga, bizaba birushijeho. Urabona umurundi yagiye kukuramutsa buno asa nk'ugira kuno jamu yenda ibyo ni ururimi rw'Abaswahili, ariko umurundi ubona ko afise umurundi nyamurundi. Amahoro. Nta by'ishyari, nta by'inzigo. Akaguha amahoro, akagusabira amahoro, akakwifuriza amahoro aciye bugufi. Ibi ni byo bigiye kwibonekeza mu gihugu cy'amata n'ubuki. Hazaba isuku i Burundi, apana iriya rara mubona imvura ibaye nyinshi biturika no mu ibarabara. Hazaba isuku ishingiye kuri mama perezida, ku mugore wa perezida Dawidi. Rero hano muriziga, murasenga, uhoraho agiye kubaha umupfasoni mwiza. Ngira ngo muzajya mubona akoresha ibirori bitandukanye byo kwigisha no kubwiriza no kuyobora abandi bagore batandukanye mu murongo no mu buryo butandukanye. Yego rwose uko niko kuri. Aba bantu rero, abaperezida, abagore b'abandi baperezida, akarorero, hari abagore b'abaperezida bazajya baza mu Burundi guhabwa inyigisho, amahugurwa n'uyu mugore muka Dawidi, kandi rwose bakabihabwa mu mwuka, bakabihabwa mu kuri no mu mubiri. Donc uyu mugore afite ubushobozi Imana izamushyiramo. Tumwifurije umugisha uturuka mu ijuru kodeshapo. Uyu mugore afite ubushobozi, Mana Nyagasani, afite ubushobozi uhoraho Uwiteka. Sinzi uko ndi bumukubwire. Nta ndwara n'imwe niwe mugore uzava mutamubonye muri ruseha baniha iyo ariyo yose. Indwara zizava mu Burundi zihunge.
koko uko muri kurira, uko muri kubabazwa, ni nako mu minsi iri imbere muzanezerwa mugashima Imana. Muzongera mucunde, amata ku ruhimba agaruke, umutsima mu kibo ugaruke, ubuki bugaruke, imico igaruke, imigenzo igaruke, ibintu bizaba ari fresh. Tukwifurije rero kuba umuraganwa na Kristo mu isezerano rigiye gusohora. Tuzoba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, umubabaro nushira mwami, tuzaba kuri ya ngoma. Bakijijwe bazabayo, abasenga bazabayo, umubabaro ushize mwami, tuzaba kuri ya ngoma. Hari ubutumwa nahawe ku bantu n'abantu tumaranye amasengesho y'iminsi 3. Hari ubutumwa uhoraho yampaye, ni ubuhanuzi bwo kubahanurira. Twagahuriye hamwe tugasangira inyama, tukanwa amata, twagakoteje, koko yenda ubushobozi bwo kubakira nta bufise, ariko unyemerere wowe tubana muri aya materaniro yacu ahoraho. Hari ubutumwa uhoraho yampaye ngo nkuzanire, ngira ngo mwihangane mu bukurikire nabwo, koko ari ngombwa. Ngiye gusangira namwe, koko twiteguye gusoza, dushigajemo iminsi mike cyane ukwezi kukarangira. Ubu tugiye gutangira gusoza amawombi. Rero hari ubutumwa uhoraho yandungikanye, wowe utangirana natwe ugasozanya natwe, koko urumva ugarukira hagati ntamenye ibyabaye. Okay, rero uhoraho akumpera umugisha. Kudesha Yesu waguhamagaye kandi agambiriye kukugirira neza. Ni Yesu waguhamagaye kandi agambiriye kukugirira neza. Mu migabane 5 Yesu yarahamagaye, mu basenga Yesu arahamagara, no mu baririmbyi Yesu arahamagara, mu bakora imirimo myiza Yesu arahamagara. Ni Yesu waguhamagaye kandi agambiriye kukugirira neza. Ni Yesu waguhamagaye kandi agambiriye kukugirira neza. Hamagara abaririmbyi, hamagara abapastoro, Yesu agambiriye kutugirira neza. Ni Yesu waguhamagaye kandi agambiriye kukugirira neza. Haleluya, Mungu asifiwe sana. Turi mu masengesho y'amezi 3. China ragwana ribarikiwe. Niba uhari, ntabwo twasoza aya masengesho, tuzasoza ku itarike ya nyuma y'uko 8. Umva ijambo ry'ubugingo, umva ijambo ry'umuhezagiro, umva ijambo ry'umugisha. Mungu asifiwe sana. Gusenga niki? Twatangiye dusenga, abantu bose bumvise ko turi gusenga, abantu bamenye ko dusenga, abantu bamenya ko twiyirije ubusa. N'ubu ngubu turacyari mu mafungo. Ese kwiyiriza ubusa kwacu bivuze iki? Bisobanuye iki? Umuntu akubajije wamusubiza iki? Hamwe twigishijwe nabi, ahandi twigishwa neza. Icyakora Mwuka Wera ni umwigisha mwiza ku muntu wese. Hari ibyo twamenye ku bwa Mwuka Wera, iyo ataza ibyo abapasiteri bari kutwigisha. Ngira ngo bamwe batwigishije neza, abandi batwigisha nabi. Ngira ngo aho uherereye nibyo koko, nanjye nuko byagenze. Hari aho uhura na pastor mwiza akakubera dadi, akakubera umubyeyi. Hari naho uhura na pastor akakubera we Paul. Mu by'ukuri rero ngarutse kuvuga ku muntu watubanjirije gusenga, kuko natwe twatanguje amasengesho y'amezi 3. Mo hagati tukagenda tuvangamo 5. Kwiyiriza ubusa bifunze ko kurya no kunywa tutabikora nyene. Hari umuntu watubanjirije amasengesho ari nawe uzayaheruka. Ni umwami wacu Yesu Kristo. Yakoze amasengesho y'iminsi 40 mu ijoro n'iminsi 40 ku murango. Ayo masengesho yiwe yose yagenze neza. Kudesha Yesu mu masengesho ye, dore umusaruro byatanze, kugira ngo natwe turebe umusaruro bigomba gutanga mu masengesho. Nawe urebe umusaruro mu gusenga kwawe bitanze. Koko gusenga no kuganira n'Imana. Signification yo gusenga no kuyaga.
n'uhoraho umwami Imana. Natwe dukeneye umusaruro muri aya mezi 3 tuzobona tukabarira abana bacu ko 2025 twafashemo amezi 3. Ese umusaruro uri hehe? Reka mbanze mvuge ku wasenze mbere yanjye ari we mwami wanjye Yesu Kristo. Uyu yarasenze ijoro no mutaga, ijoro n'umurango. Aramare gusenga kwe acungura imigabane 5 yose, nubwo hari hatuwemo na miliyoni nke, ariko yaducunguriye rimwe. Turi miliyari 8 zituye isi ziguma ziniyongera. Kuva kiriya gihe rero acungura abari batuye isi bababarirwaga muri za miliyoni 100 cyangwa 100, ni nawe wacunguye izi miliyari 8. Mu migabane 5 acungura abantu batavuga ururimi rumwe. Mu migabane 5 acungura abantu badafite face imwe. Mu migabane 5 acungura abantu badafite isura imwe. Mu migabane 5 acungura abantu badatuye mu gihugu kimwe. Mu migabane 5 acungura abantu batizera kumwe, badatuye ku mugabane umwe, aducungura en general rusange. Uyu muntu amasengesho ye, uwo ni umumaro wa mbere yagize. Ni umwami wacu Yesu Kristo. Mu masengesho ye akimara kwiyiriza ubusa, yahakuye inkomezi, agikuzimu abohora abera bose. Mu gihe bashinyagurirwaga, mu gihe bari bafashwe nabi, mu gihe uwapfaga wese yarapfaga, ariko Yohana yarapfuye bamuciye umutwe. Hapfa undi mukiranutsi akamubaza ati, hari umuntu witwa Yesu, ese azaza kutubohora ryari? Sitefana bamutera amabuye, nawe ikuzimu akajya abaza aho yarari muri mabuso, ese hari umuntu uzaza kutubohora? Abapfuye bose ava yuko Yesu abambwa, bari bategereje umuntu wababohora ikuzimu. Amasengesho ya Yesu ayashoje, akuramo inkomezi zo kubambwa. Akimara kwegukana itsinzi, agikuzimu akingurira abera, ndetse yaka Satani ifunguzo. Uko gusenga kwe kugira umumaro wa kabiri, kuko yambuye ububasha Satani. Ni ukuvuga Satani nta funguzo afite ku buzima bwawe, nta n'ifunguzo afite mu byawe, nta n'ifunguzo afite mu bawe. Ni imbwa mu zindi zose. Icyakora umunyabwoba imbwa iramoka akiruka. Icyakora umunyabwoba imbwa cyangwa intambwe iratontoma akiruka. Ariko mu busanzwe naho bigarukira. Undi mumaro umwami Yesu yatumariye, yaravuze ngo muri ayo masengesho yakoze twabonye mu mpano yo kuyasoza yemerewe ahawe n'ijuru, ni umwitsi. Yaravuze ngo nzaboherereza umwuka wera. Mwuka wera akamaro ke murakazi, nta kizaba atatubwiye. Oya, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Uyu mwuka wera niwe diregisiyo y'ibyo byose, niwe polisi tubanziriza imbere, niwe inyamiramabi ya mbere ku buzima bwawe, niwe urwego rw'iperereza rwacu dukoresha mu buryo ubwo ari bwo bwose. Kuko FBI abanyamerika nuko bakoresha FBI bakamenya amakuru yo mu isi, ariko noneho Musada muri Isiraheli bakamenya uko byifashe mu isi hose, ribo mu Rwanda bakamenya amakuru uko byifashe hirya no hino, ndetse Uburundi documentation yabo nayo ikamenya uko byifashe hirya no hino. Nubwo hari ibihugu bifite iperereza ritagera hose, ariko hari n'ibihugu bifite iperereza rigera hose. Twebwe rero abizera umwami Yesu, nta gihugu na kimwe tudafitemo iperereza, nta muntu n'umwe tudafiteho iperereza. Aho twifuza hose kuneka cyangwa kugera, ikuzimu, mu ijuru ho ni mu rugo, nta opozisiyo ihari. Yesu yaduhaye mwuka wera utwibira akabanga hariho hose, mu bibi no mu byiza. Nta makuru rero twimiriwe kumenya, oya, aho yaba ari hose. Niyo mpamvu gushije nahanuye ngo yago bizagenda uko. Yago ntabwo anzi simuzi, ariko byagenze kuye. Ndahanura ngo Trump bizagenda uko, niyo mpamvu byagenze kuriya. Ndahanura ngo
nkuru nziza bizagenda uko. Niyo mpamvu byagenze kuriya. N'ubu ndi guhanura ibizaba, n'ibi turimo n'ibindi gukora ni ibyahanuwe n'abambanjirije. Koko Bibiliya muri Yesaya we yarahanuye mbere yanjye, aravuga ngo abahungu banyu, abakobwa banyu, abatamakazi. Donc ubu buhanuzi buri gusohora, n'ibindi gukora n'ubuhanuzi buri gusohora. Nibyo nawe urimo, nibiba byiza n'ibinaba nabibi, n'ubuhanuzi buri gusohora. Narindi gusobanura amasengesho turimo, nturambirwe mu izina rya Yesu Kristo, tugusabira umugisha. Uwo ni umumaro wundi byatumariye n'ubu bikitumarira. Biricuma bitihwe. Yesu Kristo mu masengesho ye niwe muntu warashe atsinda umubiri, atsinda Satani, atsinda no kuzimu. Kandi buno tuvugana uri kurwana n'umubiri. Umubiri wawe warakugerageje mu buryo bw'uburwayi, warakugerageje mu buryo bw'ibyaha. Umubiri wawe urakunaniza cyangwa urakunanira. S'il vous plaît, simbizi ariko ubiziranyeho n'umubiri wawe. Ariko hari uwawutsinze ku bw'amasengesho. Ntabwo Yesu yigeze atsinda akoresheje indi ntwaro. Hagira utwandikira cyangwa utuhamagara adusobanurire. Iyi ntwaro Yesu yarwanishije n'Imana ni ugusenga. Wagusenga kurafasha ibihe byose, kuntarura mu mpagarara, muganyira ibyo nkenye byose. Mu bihe by'umubabaro bimpumuriza umutima, sinubukana bw'umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Guhora senga Uwiteka kunyemeza yuko asubiza, ategereje abana be ngo bamusanga bakenure. Gusenga kwa Yesu kwatsinze Satani. Mwibaze abarozi bari muri iyi si mu bwoko butandukanye, mu moko atandukanye. Bamwe bakoresha firimasi, abandi eliminati, abandi antikristo, abandi ryangomba, abandi kiranga. Tubanyuramo ukamara imyaka 10 vraiment utarapfa, 20 ukayirangiza utarapfa, 30 ukayirangiza utaraza. Iyazi imyaka yawe ukayimara uhema. Nukuri ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ariko tubayeho ku mugambi w'Imana. Igituma abarozi batakwica suko batakuroze waraburiye. Igituma utasaze suko batagusarishije bari bagusarishije. Nuko Yesu yatsinze Satani. Kandi Satani niwe ofisi y'abarozi baturoga cyangwa babaroga. Ofete uwo ni umumaro wo gusenga. Harimo abantu batazi gusenga, harimo abantu batazi ibyari byo gusenga. Uwo ni umusaruro w'amasengesho. Abatsinze Satani, amwambura ubushobozi. Nawe rero abarozi barakuzengereje, ariko muri aya masengesho subirana inkoni y'ubutware yo gutsinda, kunesha no kwigaranzura abapfumu n'abarozi na Satani. Ono dijesi. Nukuvuga ngo twicumye gatoya muri wa mumaro. Kandi nanone turabona undi mwene data wasenze witwa Esteri, umuyayakazi. Yigeze asenga, ariko asengera mu kuri no mu mwuka. Amare gusenga aratsindanishirizwa, ahinduka umwamikazi. Nyuma yo kuba umwamikazi, ndetse amasengesho yakoze neza. Arya amasengesho akora ukumva ko amasengesho yakoze nka wa munyu bashyira mu byo kurya, ntube mwinshi ntube muke, ukaba ari fresh. Amasengesho akoze Hasuwerisi, ubwami bw'ubuperesi bwemerera Esteri ngo igihugu turagisaturamo kabiri. Buriya masengesho afite ubushobozi muri tekinoloji zose, mu ndimi zose, mu mahanga yose. Nta transferi y'amasengesho. Aho uri wasenga, wasengera uri kure n'uri hafi, wasaba ikiri kure n'ikiri hafi, wategeka ikiri kure n'ikiri hafi. Mu masengesho yawe bigakwira, bigakunda kandi bikagukwira rwose. Mungu asifiwe sana. Amasengesho ya Esther
n'uwo mumaro yagize yabohoye abayuda bose. Amerika ifite tekinoloji ihambaye mu isi, ngira ngo niyo ya mbere muri tekinoloji, ariko ntirashyiraho tekinoloji yihuta ikora vuba mu mahanga hose ngo bihite bishoboka nk'amasengesho. Nta mbunda Amerika twiringiye izakora cyangwa se yakoze izarasira icyarimwe mu ijuru, ikuzimu na Satani. Nta n'umuhinga utekereza ibyo. Abarusiya barakomeye, Abashinwa barakomeye, ariko nta muhinga uri gutekereza ibyo. None murumva turi umutwe cyangwa turi umurizo, turi abambere cyangwa turi abanyuma? Niyo mpamvu nakubwiye ngo eske gusenga kwawe rero kumeze, iyo uri gusenga byumve nk'igisasu bagiye kurasa kiri bombe atomike. Nta muntu urasa ngo arase apyinata, nta n'urasa ngo akore swata atarasha umwanzi. Niyo mpamvu urasa wese arashisha iki? Ubwenge, amaboko, amavi, umutima, kandi akarasa agamije kwica. Amasengesho yacu akwiye kuba afite intego. Amasengesho yacu akwiye kuba afite hari kuva naho ari kujya. Amasengesho yacu afite kubaka bimwe anasenya ibindi. Gusenga kwacu gukwiye kuba kuzuye kutabura, kumeze nk'umugore uri kubyara. Umugore uri kubyara ntarangara, ntahuga. Umugore uri kubyara ntabwo yibaza ngo umugabo wanjye baramutwaye, ntabwo yibaza ngo ibyo nari kurya, ngo ibyo nari kunywa, ngo imyenda afise mu rugo. Umugore uri kubyara kera bibyaza, ariko atari buno babatera anesthesi cyangwa se ikinya. Ntabwo abibungenza baribungenza, ariko iyo ageze igihe cyo kohereza ibise biri umutima we wose ubaho hantu. Natwe mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umwuka, umunyamasengesho mwiza akwiye gusiga byose mu gihe hagurutse isengesho, akapreseza amasengesho ye, umwuka w'Imana akayayobora. Niba ari indwara uhagurukiye, niba ari urugo uhagurukiye gusengera, kuko amasengesho ntasa, nkuko n'imbunda zidasa, ntarasa ahareshya bitewe n'ibyo amasengesho usengera ibyo kurya. N'imbunda iciriritse cyane ku buzima nakita busanzwe, ariko amasengesho yo kwirukana sida mu muntu ni bombe plastique, ni igisasu kigenda ku muvuduko uruta uwijwi. Amasengesho akiza kasa, amasengesho azura umuntu, bakosantare n'amasengesho nka misiri ihagurutse. Iyo misiri ihagurutse ishinga amavi n'amata igahagurukira rimwe, igaturumbuka nk'icyogajuru cyangwa nyine nka misiri. Reka tubivuge uko sinzi uko nabisobanura, ariko niba uri umunyamasengesho uri kunguka, uri gutera imbere. Niba wariyirije ubusa, kwiyiriza ubusa kwawe bivuze iki? Bisobanuye iki? Wari ukwiye kuba uri umutwe mu bintu byose, noneho hari ibikwiye kuba ari umurizo ku buzima bwawe. Niba rero gusenga kwawe shitani yaraguhinyuye, akakunamura, akabitesha agaciro, akabivuruga, akabivangavanga, nkwifurije gusubira ku rufatiro n'isoko, ukihana, ukongera ugahagurukana vitesi ya mbere, ugakubitamo iya kabiri, ugashyiramo gatatu, ugashyiramo kane, ndetse na gatanu byaba ngombwa, ariko ugafata urugendo rwawe ufite icyo nakita guhagarara nk'igiti giteye gifite imizi. Iyo igiti gifite imizi umuyaga uhuha udahuha ntacyo bivuze. Iyo umudugu uremereye ufata umuvuduko utawufata ni bisanzwe, nta kintu bitwaye. Hari n'amasengesho rero ahaguruka mu mutima w'umuntu, agasekura mu bwenge, agahita afata amaso, agafata n'amatwi, ukaba koregite, ntuhushe mu izina rya Yesu. Kuko iyo uhagurukije umutima wo kwizera, ubwenge bukamanajinga ibyo uri kuvuga, amatwi akumva neza ko hoparleur yawe cyangwa vibration cyangwa sirasiya, kuko gusenga ni vibration cyangwa hoparleur cyangwa sirasiya bivanye. Akanwa kawe kakamekinga shuwa ko ururimi rwawe ruri gukora geste zuzuye kandi zikwiye. Amaso yawe akaba ari kureba kiriya kintu ugomba kurasa. Ubwo ushobora gukoresha y'umwuka niba kiri kure, ushobora no gukoresha y'umubiri niba kiri hafi, cyangwa ukanayafunga ugasigarana y'umwuka. Donc gusenga kwawe gukwiye kuba kwica cyangwa kugakiza. Niko gusenga kwiza. Noneho rero natwe turi mu masengesho y'amezi 3.
ndakwizereye reka dufatanye uku kwizera, ndagusabye reka dusangire uku kwizera. Mungu asifiwe sana. Ndi imbere y'isumba byose. Ese ufite icyifuzo? Ese wari ugisanganwe? Ese watangiranye natwe? Ese uje uyu munsi? Ufatiraho tugereye uwaje mu gitondo n'uwaje ku mugoroba. Yesu abahemba kumwe, koko umwami n'umwe n'ijuru ni rimwe. Nkifurije rero mu izina ry'uwampamagaye kandi uyu wacunguye, amen. Hagarara ku maguru yawe abiri, hagarara ku maboko yawe abiri, ukaraga ibuye nka Dawidi, usenge nka Esther, ugere ikirenge mu cya Kristo, wizere ukore nk'umwami wacu Yesu Kristo. Gutsinda n'itsinzi bisanzwe mu ruhande rwacu, nubwo tubibona nk'ibitangaje ariko biri mu ruhande rwacu. Of course ngira ngo murabizi mwese. Buno rero shimiye umuntu wese wahisemo gusenga, kuko gusenga no kuyaga na data. Niba rero uyu munsi wa none ngewe mu cyumweru ufatamo amasengesho y'iminsi 2 cyangwa 3, mu kwezi nkaba nafatamo iminsi 3 yo kwiyiriza ubusa cyangwa iminsi 2, mu mwaka ahubwo sinabibara, ariko sinkwiye kugira ngo ukwezi kurangire ndi umunyamasengesho, ndi umuhanuzi, ntaduza umusozi cyangwa ntiyirije ubusa. Iryo ni ikosa nakubarira wowe wifuza gutera imbere mu by'umwuka. Iby'umwuka birarondezwa. Uyu mufasha wa Mwemu Yera, uyu mufasha witwa Mwemu Yera, arambikwa, aragaburirwa, yitabwaho, baramukuyakuya, bamufata neza, bamuha byinshi byiza. Donc nawe numufasha urutu w'umubiri ndetse mu buryo busanzwe. Uyu mufasha w'impemu we rwose ni nagakura nakumiza tukwiye kuba twigengesera, koko uyu ni gutunihira iminiho kuri data, niwe maneko ku buzima bwacu, niwe byose mu buzima bwacu bwa misi yose. Urumva rero uwo atubwira ibyenda kuba n'ibizaba n'ibyarangiye kandi kuri twe cyangwa no mu bandi bose. Donc rero uwo nuwo kubahwa kude chapeau. Nubana nawe neza azagusabira mu ijuru byose, ariko ni mubana nabi ahora mu marira n'agahinda no mu gushwana no mu kwahukanana, mudahuza nyine mutabijya imbizi. Ariko umwuka wera nahoreho ibihe byose, kuko yaradufashije, yafashije basogokuru, nawe nagufasha. Nimuze murebe ubwo yafashaga Elisa, muze murebe ubwo yafashaga Yesu, muze murebe ubwo yafashaga Yesaya, muze murebe ubwo yafashaga Yesu. Mumbwire indi ntwara aba bantu yabafashije na Yohani Patimo. Ni roho mutagatifu ku Gatolika, ni imbaraga ya mwuka wera ku Badivantiste, ni Mwemu Yera ku Bapentekoste b'i Burundi, ni mwuka wera kuri ADPR mu Rwanda. Uwo mufasha rero yakoze ibitangaza mu batubanjirije, ni nawe ugiye gukora ibitangaza muri twebwe buzukuruza mu kinyejana cya 3. Yego, ndagushimira, reka dusengane data, tuzabikomerezeho uwundi munsi. Mwami Yesu, uri intare mu muryango wa Yuda, twoherereje umufasha, turamwakira, adusengeshe, atuyobore mu masengesho. Nifurije umuntu wese wasenze ko abona umumaro wo gusenga n'umusaruro wo gusenga, kandi umuhe umugisha, umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe. Turinde Satani umwanzi, mu izina rye mu Nazareti. Himbazwa ko twumvishije ubikoze, amen. Kude chapeau, muze mugire ibihe byiza n'umunsi mwiza n'ijoro ryiza, aho bwije naho bukeye. Turabakunda cyane. Iyi ni Imbabazi TV 3. Ubutumwa ni bukubera bwiza, ubushayirenge n'undi. Turagukunda. Imana